turi mu rugwiro icyo gihe twagiyeyo nari mfite amatsiko buri wese adashobora kumva numvaga perezida ari umuntu munini cyane noneho ngiye kubona bazamuka abayobozi nkahaguruka najya gushigonga visi meya twajyanye ati ntarazi undi akinjira ntibati ntarazi bene Imana rero aje mbona bose barahagurutse nanjye nk'umwana ndavuga nti ni nko kubona Imana nko kubonekera avuga ijambo ryiza abana muri aha ngaha ni mwebwe mbaraga zubaka igihugu uzakore neza mwige igihugu kizaterwa akibivuga numva ubu muntu bunzamutsemo nkurikije naho nakuriye ndavuga nti nabura jewe umwana w'umutindo ukomoka hariya w'inzega wa wundi utarunazwe utagira kwa se bavuga ngo bari bashoboye niwe ubonanye na bene Imana nanjye ngenda mvuga nti ijambo yavuze ijwi ry'imiruko inganzi heraho ngaho. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, kumwe mumaze kutumenya ko tugira gutya tukabazanira abatumirwa tukabasurira abantu batandukanye cyane cyane nyine ibijyanye n'umuziki, ibijyanye n'umuco, ibijyanye n'iyobokamana n'ibindi byose nk'uko tugenda nyine tubavangira ibintu ngo mukomeze kwishima. Uyu munsi rero twanyarutse maze dusura iriba ry'umuco, baraza kubibasobanurira mu kanya. N'abantu mubona imbere yacu kabisa bafite forume na faruse na fresheri, murabonamo rwose abagabo b'intarumikwa. Mu kanya gato tugiye kuza tuganira nabo. Rero reka dutangire maze batangire batwibwira nyine kugira ngo tuze tugirana nabo ikiganiro. Karukera itabaza gituza cy'umunihira inzovu y'imirindi ntare y'umugara imbogo y'umugende ngo yakana ndigatete kadaterwa umugabo n'inzoga aho nkandagiye utaka buratigita ntunga y'umubyimba n'umubyibuho witeka yarabimpaye ndabyifitiye ngango wampaye ngaho Gatete amakuru ndakomeye ndashima Imana. Tuguhaye ikaze kwiyobokamana TV. Murakoze cyane. Uri umuntu tuzanye kuri mikoro za Iyobokamana TV ukenewe n'abantu benshi kuko batugusabaga cyane. Gatete umaze igihe kingana iki ukora ibingiye ukora byo kuyobora amakwe, kwigana abantu batandukanye? Iyi mpano yaje gute? Dusangire ku bayange uko byaje muri wowe. Impano ngiye kuvuga uko yaje byaba birebire cyane kuko wenda reka mvunagure ngo wavunagwa kwirwa mu ruhago kandi ubwo babyumva urutete rusarura amagambo n'amatwi kabisa. Uko byaje hari muri 2006 icyo gihe hari mu kwamagana abafaransa narindi iwacu iyo mvukaho Nyamagabe ahazwi nk'inzega hamwe bajya bumva ngo yakubitiwe hareba inzega niho baba bavuga ndi iwacu numva mikoro ziri kuvuga cyane. Icyo gihe nari ngiye gutora inkwi cyangwa se gusenya mu muco w'abanyarwanda murabizi ku mugani w'ubushwirire. Ngiye numva mikoro ziravuga manuka Nyamagabe mu mujyi ubwo nari ndi gutora inkwano yitwa muri nzega aho ngaho hafi muri rya zingiro bavuga. Ngezeyo njya numva bari bageze ahantu munsi ya SOS bagana Murambi ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Mpageze mbona mikoro bari kuvuga iby'abafaransa bakoze ariko tukaba twarabyigaga muri histoire. Icyo gihe yari twatwigaga mu gifaransa ari mu mateka. Noneho nakamikoro umwana kuko nari mfite inganzi itangiye kuvundura mvuga imivugo.
mvugaho gatoya nti abafaransa baragatsindwa itsembabwoko itsembatsemba zone turikwaze barayishinga ahari inzirakarengane z'amateka bahindura urubuga rw'urukino kuko Murambi bari ahari inzirakarengane bari barahasimanse bakajya bakinira basket kubaza ayo mateka mbivuze uwari meya w'akarere ka Nyamagabe bitwa Munyentwari aravuga ati uwo mwana mumuzane ati ibi bintu wabikuye hehe ndavuga nti ninganza imbamo ati rekeraho nitugera Murambi uraza kuvuga umuvugo ndumva ufite inganzo maze kuvuga arishima cyane aranangororera icyo gihe nari nyiri umwana aravuga ngo tuguhe iki yari imyambaro nta kindi umwana yari gusaba yes inkweto n'imyambaro nyuma rero ingororano nziza yampaye yahise ntoranya mu bana bajya kwifuriza umwaka mushya na nyakubahwa perezida Paul Kagame tujyayo ndumva twaragiye ku itariki 19 tubonana nawe ku itariki 21 mu Rugwiro tugezeyo nabwo ndongera nterura inganzo twigaragaza nk'abana ubwo guhera icyo gihe abarebaga televiziyo Rwanda niyo hari icyo gihe yari iriho n'izindi zari zaraje niyo narinzi igisata cyose cy'u Rwanda baravuga baturiye mwana ubyina menyekana gutyo umuntu dukurikira aribaza ngo icyo gihe yari afite imyaka ingo wari ufite imyaka navutse muri 90 mu kwezi kwa 4 itariki 16 ubwo ugizanyije icyo gihe yari imyaka 16 ya yari imyaka 16 ibwo rero nsubiye iwacu bati wavuze umuvugo ariko n'inka wazibasha ntangira kuko twari duturanye n'abasaza bazivugaga nkajya nzivuga ndi umwana bikabashimisha ariko nkanasoma ibitabo bya Alexis Kagame ibitabo birimo inganzo yo kuvuga inkiza gutyo ariko noneho nihuse ku buhemusi nabutangiye neza 2011 urihuta ku buhemusi ariko twesiho tuhita tujya umuntu dukurikiye abakunzi b'iyobokamana TV ndabazi baravuga ngo kuki atadusobanuriye cyangwa ngo atunyuriremo muri gatoya inganzo yakoreye imbere ya perezida wa repubulika muri wa muhuro wavuze wagiyemo icyo gihe mu bintu waba waravuze hari ibyo waba wibuka ntabwo nibuka icyo gihe ntabwo twafashe umwanya wo kuvuga cyane bahaga urubuga abana urubuga abana bakaganira utarama gatarama his excellency aje kwishimira abana no kubashishikariza kugera kuri byinshi byiza ahubwo aho inganzo yakuriye cyane ubwo nibyo mvuga y'umuvugo cyane ni kadete ya 2012 pasinga yo muri polisi twabanje kujyana mu buri ibi ngibi byo kurwanya inkongi z'umuriro bajya mu Kagera tukajya za Muhanga icyo gihe hari haraje kizimyamwoto nibwo byari biteye imbere avuga bati mwubake bijyanye n'igihe bambwira guhimba umuvugo ujyanye na za fire brigade bambwira guhimba umuvugo ujyanye no kurwanya itwikwa ry'amashyamba icyo gihe hari haje na kariya kantu bahuhamo kurwanya ibiyobyabwenge inganzi ikuze icyo gihe baravuga bati noneho rero icyo gihe nari kumwe na Nzayisenga Sofia ndabyibuka kuri stade icyo gihe His Excellency yari yaje gusoza nkavuga umuvugo na Sofia ashyiramo inanga bikaryoha cyane icyo gihe rero inganzi zamuka imbere ya His Excellency naherukaga 2006 hafi 2007 nongeye kumubona inganzi iravundura noneho ijambo yavuze ndarikunda bituma nijwi rye mpita nsa nurimira bunguri ndavuga n'umuntu n'uyu ni bene Imana n'Imana yamutuzaniye muri iyi Kanani ngayo nguko birakomeza rero bigeraho batahaye amazu yo mu Gakiriro hirya ku Gisozi batigaruka wongera usubira imbere ya bene Imana umeze nka Salomo wacunga ubwoko bwa Isirayeli nabwo ndagenda inganzo y'umuvugo ndayircyaza nuko barishima cyane akantu bibukiraho icyo gihe bataha ari amazu naramurebye mbona ni nk'Imana yamwohereje ndavuga ni nyakubahwa perezida ufite uruhanga rwiza ufite amasoso meza ufite n'ubwanwa buconze neza agira atya ndavuga ntuyu ni bene Imana abaraho bati koko urabitubugiye urabirebye inganzi kuriraho rero y'umuvugo ngayo nguko uko byagiye biza kucyo warumbajije cy'ubusizi noneho rero ubwo umusizi bujyana no kwimusinga ibitaramo cyane by'ubukwe n'ibindi noneho bitandukanye yego bitandukanye wigana abantu batandukanye iriya mpano yo wayihereye nyine hariya hasi watubwiye cyangwa wenda yahereye aho ngaho uvuga uti nigane perezida ubwo mushima intore Imana yahaye u Rwanda turi mu Rugwiro icyo gihe twagiyeyo nari mfite amatsiko buri wese adashobora kumva numvaga perezida ari umuntu munini cyane noneho
ngiye kubona bazamuka abayobozi nkahaguruka najya gushyugumbwa visi meya twajyanye ati ntarazi undi akinjira bati ntarazi bene Imana rero aje mbona bose barahagurutse nanjye nk'umwana ndavuga nti ni nko kubona Imana nko kubonekera avuga ijambo ryiza ngo abana muri aha ngaha ni mwebwe mbaraga zubaka igihugu zakore neza mwige igihugu kizaterwa akibivuga numva ubu muntu bunzamutsemo nkurikije naho nakuriye ndavuga nti nabura jewe umwana w'umutindi ukomoka hariya w'inzega wa wundi utarunazwe utagira kwa se bavuga ngo bari bashoboye niwe ubonanye na bene Imana nanjye ngenda mvuga nti ijambo yavuze ijwi ndimiruko bu inganzi heraho ngabo ko ibibazo bafite bitari kugenda bikemuka nk'uko babyifuza kugera amagingo aya hakaba hagomba kwiyambazwa inzego zibikuriye kugira ngo ibyo bibazo byose bigombe gukemuka. Paul Kagame mu bibazo yabajijwe harimo iki gikurikira: murakoze nyakubahwa perezida, amazina yawe? Ega nitwa Emmanuel, ndafite ikibazo cyawe ni ikihe? Ikibazo canje naraguze gisambu amagamaze ndayigura gabara kajana gasambu kanje gabarangira baga bikorwa reme. Abo bajyanye isambu ni bande? Bisobanure neza tubashe kubivuga. Gabayijanye gari mu mugabo duturanye, hanyuma yayitwaye ate? Bisobanure. Meya yabarahagaha meya cyo kibazo hanyuma ubishyiraho gusa barayijyana uravuga ngo bizakemuka ryari? Icyo kibazo local government ugikurikirane byihutse kandi bikemuke vuba. Nta mpamvu yo guhohoterwa, kwamburwa ibyawe urakoze byakemutse kuva nahageze. Ngibyo byo bibazo uko bigenda bikemuka aho umukuru w'igihugu yagiye yigerera Jean-Claude Mwambutsa ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Uwo ari mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa uduwidonido Aline Kabatesi uri Bujumbura. Izi ni inkuru mujije kuza murakurikije kijya Amerika ngo turaganira batamugarukana bapfasoni barasigura ko vyogenze neza. Amabarari BBB imiduga ariko ngako abajije korongo imiduga bariko barerekezayo. Abashikiranganje ugarukana bapfasoni barasigura ko bagomba kujya barakora ibigomba. I Rwanda umwaka wa mituweli ukaburegereje, umuntu akaba ari karakangurirwa muri uko kwezi kwindwi kuba kwahera ariko arasozera gutanga mituweli yiwe kugira arabashe kwivuza amagara yiwe buri mwaka. I Rwanda tubibutse ko abanyarwanda bariko barivuriza ku mafaranga ibihumbi 3 bariko baragura mituweli bakivuza umwaka. Mu Rwanda bakaba bariko barabikora n'ibindi bihugu bikarabirako. Uwo ni mugenzi wacu Aline Kabatesi uri Bujumbura. Iyi ni BBC gahuza miryango mukurikiye irandani mu Bwongereza. Turaza kunyarukira Bonesha FM mu Burundi, Radio DC mu Rwanda. Ngiye bugiye kubageza ikiganiro ndi Etienne Gacariwa. Ali Yusufo araza kuduha inkuru nyamukuru. Bamwe mu bakurikiranira hafi imikino yo mu Rwanda baremeza ko ikipe ya Rayon Sport ubari ya mbere imbere ya APR irayirusha inota rimwe, imikino isigaye ni 3. Uyu wa gatanu iraza gucakirana n'ikipe iturutse Musanze. Bamwe bakemeza ko Rayon Sport amateka yakora nkuko Man City yo mu Bwongereza yandikiye amateka kuri Liverpool. Mbese bizashoboka cyangwa ntibizashoboka? Reka tubitega amaso ikiganiro idonido ku nkuru z'imikino muraza kwikigezwaho nanjye Ali Yusuf Bagenzi. Wow. Anjuti bakunzi ba Iyobokamana TV mwamwumvise, uyu ni MC Gatete waryubatse mu kuba umwe musi mwiza w'ibitaramo by'amakwe, akaba kandi yigana nyafite impano yo kwigana abantu batandukanye nkuko avuga yuko abikomora ku kuba abanza gukunda umuntu bitewe n'ibikorwa byiza abakora nka Perezida wa Repubulika Paul Kagame, bitewe nuko ari indashyikirwa akaba intore iturangaje imbere kandi ishimwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, akaba ariyo mpamvu gakunda cyane kumwigiraho kandi akamwigana cyane.